Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ndabaramukije mwese aho muri. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ibishimire, ibahe umugisha. Njyewe tugiye kubana muri iki kiganiro kuri iyi channel, nitwa Ishimwe.Apophie, ndi umukozi w'Imana guturuka mu Itorero ry'Imana Kabuga. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira rero ku magambo y'Imana, tuganire ku mirimo y'Imana, tuganire ku mbaraga z'Imana, tuganire ku kugira neza kw'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku magambo tugiye gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Tuze kuganira no ku magambo dusanga muri Mariko. Imana ibane natwe kandi nezerewe Imana mu mutima wanjye kuba Imana yanyemereye kuza kunyuza ibyayo kuri iyi channel. Ntago biba byoroshye, ariko Paulo we yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo. Niwe ubasha kuduha imbaraga. Kristo niwe wenyine udushoboza. Kristo niwe wenyine ushoboza abayobozi b'iyi channel kugira ngo uyu munsi babe bakibasha gucishaho ibyigisho by'ijambo ry'Imana. Imana ijye ibahereza umugisha mwinshi. Mbere ya byose rero nkunda gushima Imana, dore ko ariko n'amazina yanjye nitwa Ishimwe. Nkunda gushima Imana rero, reka dushima Imana yanyemereye kubana namwe. Mana y'ukuri, Mana y'ibyiringiro, mutanga bugingo, sinabura kugushima ndetse no kuguhimbaza kubw'imirimo yawe ikomeye utugaragariza umunsi ku wundi. Ngushimiye ko wanyemereye kuza kuvugira ibyawe kuri uyu murongo Uwiteka washizeho kugira ngo ubwoko bwawe tubashe kukwamamaza no kukuvuga ukuri. Reka imbaraga zawe n'umwuka wera bibane nanjye, kandi imbaraga zawe zikore ibintu bikomeye, zigende ziherekeze amagambo yawe ari buve muri njyewe, akore ku mitima ya benshi kandi ahembure ubugingo bwa benshi. Urakoze data wa twese, amen. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ngo tujye kuganira ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ndetse nandi turi buze gusoma mu gitabo cya Mariko. Reka dusome Yesaya ibice 51. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Mbere ya byose reka mbanze mbabwire ngo umwuka w'Imana, umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge. Umwuka w'Imana atari kuri nge nagomba ndi hano kugira ngo tuganire amagambo y'Imana meza ngiye kubagezaho. Umwuka w'Imana ari kuri nge, ampanzeho kugira ngo mvugane nawe amagambo yo kugukiza, amagambo yo kukubohora, amagambo yo guhindura ubugingo n'umubiri wawe. Imana ishimwe cyane, kuko iby'umwuka bijyana n'iby'umubiri. Imana ishimwe. Ngo kandi Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Imana niyo yansize amavuta, Imana niyo yanyemereye, Imana niyo yansize amavuta, insukaho amavuta yo kugira ngo uyu munsi mbashe kuza kukubwiriza umutima wawe, mbashe kuvugana nawo. Mwuka w'Imana avuganire nawe muri Apophie, aciye muri Apophie. Imana itugirire neza cyane. Imana ishimwe. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha
imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Umva we mwene data uneze amatwi, ikintu kinzanye kuri iyi cano ni ukugukiza umutima wawe, abafite imvune mu mitima, abaremerewe, ababoshywe mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri. Abo nibo banzanye kukubwira ko Yesu aje ku buzima bwawe kukubohora. Somye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nazanywe no kubwira abafite imvune zo mu mitima ko Yesu aje kubakiza, kubavura, kubabohora. Nta wundi wantumye hano uretse Kristo. Nshuti yanjye, wowe uneze amatwi, nje kuvugana nawe. Reka mbabwire, nje guhabwa aya magambo. Imana yambwiye ko abantu benshi bafite imvune zo mu mitima. Imana yambwiye ko abantu benshi baboshye, kandi baboshywe n'ibintu bitandukanye, baboshywe n'ibintu bigiye bitandukanye muri iyi si. Hari abafite imvune zo mu mubiri, hari abafite imvune z'ibyaha, hari abafite imvune z'ibibazo, hari abafite imvune zitandukanye. Turi bugende tuganira mu ijambo ry'Imana, kuko naziye wowe kandi nzi neza ko hari icyo Uwiteka agiye gukora ku buzima bwawe. Ndi umukozi w'Imana, nkora si ubwa mbere nshishije ibiganiro kuri iyi cano. Nacishijeho ubuhamya bw'imirimo y'Imana, mbabwira ubutabazi bw'Imana, mbabwira uburyo Imana igira uhura umuntu mu gihe arimo guca mu bikomeye ariko yizeye Kristo. Imana iracyakora ibikomeye, Imana iracyaruhura abarushye, ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Uwo ni Yesu wabivuze ngo nimuze munsange ndabaruhura. Naje hano nje nk'umukozi w'Imana, umuntu wasizwe n'Imana, umuntu wasutswe amavuta n'Uwiteka Imana, kugira ngo Imana ibashe kunkoresha, iruhura abantu benshi, ikiza abantu benshi imvune, kandi ivure abantu barwaye indwara z'umutima, indwara z'ubugingo, indwara z'umubiri. Imana ibashe kubakiza, Imana ibashe kubabohora. Imana itugire neza cyane. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro, mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo, mu cyimbo cy'umutima wihebye. Imana ishimwe cyane. Imana yantumye uyu munsi kubwira abantu bababaye, abantu bambaye umwambaro w'agahinda, abantu bambaye umwambaro w'umubabaro, abantu bambaye umwambaro w'amarira, yuko Uwiteka aje kubaha ibyishimo. Imana iherutse kunsanga mu minsi yashize mu nzozi, irambwira ngo nimbwire abantu yuko ije gusubiza abantu bayintambyeho. Mu buhamya nigeze gutambutsa, nababwiye uburyo nanambye ku Mana, mbana n'Imana, Imana ingirira neza mu mubabaro ukomeye cyane naciyemo, mbona Imana. Rero Imana iherutse kunsanga, irambwira ngo nimbwire abantu ngo Kristo agiye kugaruka, ngo kubera ko Kristo agiye kugaruka, rero nicyo gitumye Imana igiye gusubiza abantu bayo ibyo yabasezeranije. Yesu ashimwe cyane. Imana igiye gutabara, Imana igiye gusubiza abantu bayo. Imana yantumye kuri iyi cano kugira ngo mbwirize abantu ubutumwa bwiza bubabohora, bubakiza, bubakura mu byaha.
abafite imvune zo mu mitima, abantu bararushye kandi Yesu agiye kugaruka. Abantu baruhijwe n'ibibazo kandi Yesu agiye kugaruka. Agiye kugarurwa no gutwara itorero, ariko mbere yuko atwara itorero agiye kugarurwa no kutabara abantu b'Imana. Haleluya, haleluya. Ibyo mvuga ubyizere nk'ukuri. Hahirwa uwizera ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bitazahera ahubwo bizasohora. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Shuti yanjye, wowe uneze amatwi, Mwuka w'Imana ari kuri nge, Mwuka w'Uwiteka amanzeho muri iki gihe ndetse n'igihe kizaza, kuko natoranijwe n'Imana, mpamagarwa n'Imana kugira ngo mbashe gufasha abantu yaremye muri iyi si. Nababwiye ko nahamagawe ndi umwana muto cyane, nuzuye Mwuka Wera ndi umwana mutoya, mpabwa impano z'Imana mfite imyaka 14 isaga 15. Kugeza uyu munsi rero ntabwo neze kuzabirekura iby'Imana yashyize muri njyewe. N'uyu munsi rero ndacyakorera Uwiteka. Uzana ijambo rivuga ngo bohoka, bohoka. Imana ije kukubohora, ijambo ryo kukubohora, ijambo ryo kugukiza imvune umaranye igihe kirekire. Imana yaransanze nyereka ko abantu bafite imvune nyinshi, abantu bafite imvune, yaba izo bagiye bahura nazo mu murimo w'Imana, yaba izo bagiye bahura nazo mu miryango, yaba imvune z'ibyaha. Abantu barasayishije kandi Yesu agiye kugaruka. Yesu arashaka yuko ubohoka. Haleluya. Yesu arashaka kukubohora, Yesu arashaka kugukiza, Yesu arashaka kugukiza izo mvune ufite. Si ibibazo, wa mubyeyi we ufite ibibazo byinshi, wa mugabo we ufite ibibazo byinshi. Ingo za none zifite intambara, zifite ibibazo bitandukanye. Abakobwa bafite ibibazo, ufite imvune umaranye igihe kirekire, ufite abantu bakwanze bakuremamo imvune, bakuremamo ibikomere. Reka nkubwire, ufite abakuvuga amagambo. Imana yanyeretse abantu baremejwe n'amagambo menshi. Abantu barembejwe n'uburwayi. Satani yateje ibitero by'uburwayi, burwayi butandukanye. Tureke n'izi za Covid n'ibindi. Satani yateje ikintu cyitwa ibigeragezo. Abantu bafite imvune zo kurekura Imana, abantu barihebye, abantu baretse Imana. Satani yateje abantu kuvunika, Satani yateje abantu uburwayi mu buryo bwo mu mwuka. Abantu bararwaye, ibigeragezo byabaye byinshi. Satani yateje abantu ibigeragezo, ariko Imana ndagira nkubwire ngo wowe unambye kuwiteka, Imana ije kugukiza, Imana ije kugutabara, Imana ije kugukura muri ako gahinda, Imana ije kugukura muri iyo mvune. Yesu aje kuyunga, nta wundi muntu ushaka kukunga. Wowe uneze amatwi, uri mu Rwanda, uri muri Afurika, uri muri Aziya, uri muri Amerika, uri hirya no hino ku isi, urababaye, ufite uburwayi, uraryamye ku gisasiro cy'uburwayi. Nje kukubwira ijambo ryo kugukiza, kuko nasitwa amavuta yo gukiza, yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bakava mu byaha. Satani yaguteje ikigeragezo cy'ubukene. Urabona nta butabazi, urabona nta burengezi, ariko abakozi b'Imana nta kintu tubereyeho uretse gusabira abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta ikintu kinzanye ni ukubwira abantu bambaye umwambaro wirabura yuko, haleluya, Imana ije kubambika umwambaro w'umunezero, umwambaro w'ubwiza. Uwo mwambaro w'ubwirabure nukuveho. Wowe uneze amatwi,
igisuzuguro umazeho iminsi nta jambo ufite, ndavugana nawe. Satani yaboheye mu nzoga, mu busambanyi, mu byaha bitandukanye. Soka muri uwo mwambaro, wambara umwambaro wo gukiranuka. Haleluya. Wambara umwambaro wo kwera, wambara umwambaro w'ibyishimo, kuko nta munezero w'ibyaha ubaho, ntawo. Ibyaha bikoze isoni, ibyaha bicisha mu gahinda no mu mubabaro. Sohokamo, kuko uyu munsi iri jambo nuryumvira riraguhindura ukundi kuntu. Umuryango warakwanze, ariko nje kukubwira ngo uwo mwambaro wo kwangwa urawambuwe, wambaye umwambaro wo gukundwa. Imana ishimwe. Umwambaro wo kudakora ubukwe Yesu aje kukwambura. Imana igusize igikundiro, wowe uneze amatwi. Ndi umuhanuzi w'Imana, wizera Imana, kandi nanjye intumwa y'Imana unyizere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ije kukubohora igihe umaze ubabaye, igihe umaze ushavuye, iyo mvune umaranye igihe kirekire. Imana ije kukubohora ho iyo mvune, ije kukunga, kandi ni kubohora bizamenyekana. Hari abantu b'Imana bakwingingira wowe utazi, hari abantu b'Imana bakwingingira wowe utazi. Duhora dutakamba tuvuga ngo Mana rengera abanyarwanda, rengera isi yawe, rengera ubwoko bwawe, rengera abantu waremye, kiza abarwayi, bohora abanyabibazo, tabara ubwoko bwawe. Wowe udafite aho kuba, ushize nababwiye ukuntu Imana yanyishuriye inzu bingoye. Reka nkubwire, wowe udafite aho kuba irahaguha. Ndakubwiza ukuri, hari igisubizo Yesu azanye ku buzima bwawe, hari ubutabazi bw'Imana Imana igiye kukwereka. Reka nkubwire, ku musozi utuyemo hari igisubizo ukimara kwizera ijambo ry'Imana. Imana igiye kuzana ku buzima bwawe. Hari ukubohoka mu rubyaro rwawe, hari ukubohoka ku mugabo wawe, hari ukubohoka ku buzima bwawe, hari imigozi y'akarande. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndumva gukiza k'Uwiteka ku bwoko bw'Imana. Hari ubutabazi bw'Imana. Wowe ufite ideni wabuze ukuntu ryishura, maze igihe urisengera, reka nkubwire, hari ikintu Imana ijya gukorera, iryo deni rikishyurwa. Wowe udafite ubwishu, we wambaye ubusa, wowe urembejwe n'ibyaha, umutwaro w'ibyaha, Yesu agiye kukubohora. Mwemerere gusa, mwemerere gusa wizera ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Hari igitangaza kigiye kuza ku buzima bwawe ukimara kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cya Mariko. Ibice byaho ni 2. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo rye. Nzanye ijambo ry'Imana. Ijambo tujya kuremwa, twaremwe n'ijambo ry'Imana. Wowe utagira ijambo ry'Imana nta kintu bufite. Ijambo niryo rihindura ubugingo, ijambo niryo rihindura ubuzima, ijambo niryo rihindura umubiri, ijambo niryo rihindura imibereho yawe igomba guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Mwene data, undi ijambo ngiye gusenga, nsengera mu ijambo. Ikintu cyose mbona nyibonera mu ijambo ry'Imana. N'ubuhanuzi butavangiye, bundi buhanuzi bushobora kutuvangirirwaho, ariko ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. N'ubuhanuzi butavangiye, n'ubuhanuzi busohora, n'ubuhanuzi bukomeye. Imana ishimwe cyane. Kadusoma ijambo ry'Imana twumve gukira tubonera mu ijambo ry'Imana. Uko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu
benshi bateranira aho buzura inzu. Haleluya. Barenga no mu muryango, nuko abwira ijambo ry'Imana. Ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Iri jambo ni ijambo ry'imbaraga, ni ijambo rikomeye. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo hahise iminsi, agaruka i Kaperinawumu. Bamenya yuko ari mu nzu. Iyo nzu bamenye ngo ko Yesu yicayemo, yagezemo, yagarutsemo, ngo barayuzura. Abantu buzura muri iyo nzu, ariko ngo hari hahise ni inzagi. Igihe cyahise, igihe cyatambutse, igihe cyahise. Iminsi ihise ku buzima bwawe. Yesu aragaruka i Kaperinawumu, ahantu Yesu yari yaravuye. Ariko ngo bamenye ko Yesu yaje. Haleluya. Bamenye ko Yesu yaje, ngo abantu benshi ngo baraza, ngo atangira kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ijwi baryumvise ko ari ry'Umwami Imana. Haleluya. Baza biruka, bumvishe ko Yesu yagarutse aho hantu. Baza biruka ari benshi, ngo barakubita, baruzura. Ngo ariko hazamo abantu bane bahetse ikirema, babura ahantu bakinyuza. Reka mbabwire, ubushize mu buhamya nababwiye ukuntu nshakisha Imana cyane. Mbabwira ukuntu naraye ubutayu mbona Imana. Mu minsi yashize reka mbabwire akantu kamwe. Nkiri kuri iki kirema, babuze ahantu bakinyuza, ngo bajya gupfumura hejuru ku ibati. Ariko ngo Yesu abona kwizera. Mu minsi yatambutse nigeze kugira agakrize, ariko mafite amafaranga 1000 mu rugo. Kwizera no gushaka Imana. Fata amafaranga 1000. Cyane nababwiye ko nshaka Imana, najya kuyishakira no ku musozi, kandi Imana yanjye njya nyibona mu buryo bukomeye kandi kanyiyereka. Fata amafaranga 1000, njya ahantu ku musozi, njya gusenga Imana. Ntago mababwira, ndayibwira ngo Uwiteka, mfite amafaranga 1000 niyo sigaranye imbere n'inyuma. Ariko amafaranga 1000 ntago nyashaka ari 1000, ahubwo ndashakamo 1000 cy'amadolari. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana igitufunjira bitewe no kwizera wazanye imbere yayo. Aka kantu nako kagukomeze ugire kwizera. Nkuko kwizera kw'aba bantu bane bazanye ikirema, ngo Yesu areba kwizera gusa, aravuga ati ibyaha byawe urabibabariwe. Ikirema gihaguruka mu ngobyi, kiruka, gikira ibyaha. Ya mvune yazanye yo kuba amugaye, ndetse n'imvune Yesu amenya ko afite n'imvune y'ibyaha. Kwa kwizera kumuhesha gukira,
akira mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nagiye ku musozi, Imana ibona kwizera nazananye kudasanzwe, njyana amafaranga 1000, ndayibwira ngo Uwiteka nzanye 1000 cy'amanyarwanda, ariko ndashaka umereze 1000 cy'amadolari. Yesu yarabikoze. Haleluya, kubera kwizera najyanye ku musozi, njyana 1000 cy'amanyarwanda, Yesu amereza 1000 cy'amadolari. Ndagira ngo nkwigishe kwizera kandi usengane kwizera, gushaka Kristo ukamushaka na kwizera, ukamushakana ibyiringiro bidasanzwe. Ngo rero aba bantu bane bari bahetse ikirema ngo kiri mu ngobyi, nta nubwo bari bagiteruye. Bivuze ngo birashoboka ko yaramugaye ndetse wenda n'amaboko atari buna yagendeshe hasi ngo bikunde, amugaye amaguru, amugaye amaboko, nta nari buze gukoza hasi. Ngo bamurambika mu ngobyi, ariko ngo hahise iminsi Yesu agaruka. Haleluya. Ngo atangira kubwiriza, barabimenya abantu bose ko Yesu yagarutse muri iyo nzu. Agaciro ko kuba Yesu ari muri wowe kagiye kugaragara. Haleluya. Reka twigarukire ku kwizera. Ngo aba bantu basambura inzu, njya mfashwa n'ijambo ry'Imana cyane. Ngo bashaka kugera kuri Yesu, turavuga ku mbaraga zo gushaka Kristo, kandi ukamushakana umwete ndetse ukamushaka ufite no kwizera. Ngo aba bantu bane bashatse Yesu, ariko ngo bahageze aho Yesu yarari ngo basanga huzuye. Nubwo Yesu ahantu ari, nubwo abamushaka ari benshi, ariko arareba umutima wawe. Haleluya, arebe no kwizera ufite. Ngo umugore yaramaze igihe kirekire ngo ari mugongo, ngo Yesu aca ku nzira, amenya ko aciye aho hantu ku nzira, aravuga ati uko bigenda kose narivuje biranga, njya mu bagorozi biranga, njya kwa muganga biranga, njya Faisal biranga, yewe birashoboka ko n'abapfumu yagiyeyo, ariko yumva umugabo bita Yesu. Ngo kandi Yesu yakoraga ibitangaza. Haleluya. Ngo ahantu yaciye ngo abantu bari benshi, bari uruvunganzoka, abantu benshi cyane, kandi ndatekereza yari afite n'abesikoti, intumwa zamwe sikotingaga. Ngo ariko umugore aravuga ati basi nishaka numva impumeko gusa, nishaka nkure kuncundurazi. Ngo arasesera, nekeza ko yacishe nk'ukuboko mu bantu benshi, ngo akora ku ncundura za Yesu. Haleluya. Ariko ngo ako kanya Yesu ngo yumva hari imbaraga ngimuvuyemo, ngo igiye muri wa mugore. Ngo Yesu aravuga ati nimuhagarare mwese, hari imbaraga imvuyemo, hari umuntu umuzeho. Yesu areba kwizera, Yesu areba umuhate, Yesu areba umuhate, Yesu areba ubushake urimo kumushakana, akakuruhura imvune umaranye igihe. Mwene data wowe uneza amatwi, naje no kukubwira ngo Yesu agiye kukuruhura imvune iri ku buzima bwawe umaranye igihe, imvune y'ibyaha, imvune, reka nkubwire, imvune ya karande umaranye igihe, abazimu bo mu miryango umaranye igihe kirekire bakugendaho barakugoye, imvune y'ibibazo, imvune y'urugo. Oya, reka nkubwire, Yesu agiye kukuruhura imvune y'uburwayi umaranye igihe. Umugore ngo arakira, Yesu yumva ko hari umuntu umukozeho. Kwizera kwa wa mugore kuramukiza, yaramaze igihe kirekire arwaye. Ariko reka twigarukire ku bagabo bane ngo bari bahetse ikirema cyari kimaze igihe kirekire. Ndatekereza uyu muntu yari yaravutse aremaye, ariko ngo basanze aho hose ngo huzuye, aho Yesu yarari huzuye, ngo bigira inama nibareba iyo nyubako, nibareba uko ireshya, wenda yari etaje, we sinzi uko yareshyaga, ariko baravuga ngo tutitaye bazabe batwishyuza ibindi hanyuma. Barasambura. Haleluya. Mbabarira ukoresha imbaraga zawe ushaka Yesu.
Yesu uramubona iburyo n'ibumoso, uramubona Yesu, uramubona muri ibyo bivuga ngo ndumva Yesu mu birenge, ngo ndumva Yesu mu biganza, ndumva Yesu mu ngingo. Yesu uraza kumubona. Imana ishimwe cyane. Nanjye mbona Yesu uko bwije nuko bukeye. Ndi umubyeyi wo guhamya Yesu, ndi umubyeyi w'abana bane nayo babwiye mu buhamya natambukije hano bushize. Nabonye Imana, n'uyu munsi ndacyabona Imana mu buzima bwanjye. Nawe urabona Yesu, koresha umuhate wawe wose, ugira ibintu wigomwa. Ngo maze bamaje gusambura, bamanura yangobye. Gira ibintu ucisha bugufi muri wowe. Haleluya. Gira ibintu ucisha bugufi muri wowe ukimara kumva rino jambo, kuko Yesu yaje kukubohora. Niryo jambo twasomye muri Yesaya, ko Imana yantumye kuri wowe. Imana yasize amavuta kugira ngo mbohore ubwoko bw'Imana. Imana inyuzemo. Ibiva mu bwoko bw'Imana nibyo bigukiza. Ibiva muri Apophie uyu munsi, ibitambuka kuri iyi cano, nibyo bikubohora, nibyo bigukiza. Haleluya. Imana ihumugisha bakozi b'Imana bashizeho ibinyamakuru byo kugira ngo tubashe gucisha amakuru y'ijuru. Yababwiye ngo Yesu aje gutabara ubwoko bwayo. Ubwo Yesu igihe cyo kugaruka kwe kigarutse, kisohoye, kigeze, ni nacyo gihe cyo gutabara ubwoko bw'Imana. Ngo abamushikamishijeho umutima ngo bazaba amahoro masa. Imana ishimwe cyane. Ngo maze bacisha bugufiya, ngo ingobyi yari irimo cya kirema Yesu akikibona, Yesu akibitegereza. Yesu areba imirongo y'abantu baciyeho, Yesu areba imvune bavunitse, Yesu areba iyo baturutse. Wenda bari baturutse mu ntara, baturuka cyangwa kugera Kigali, aho hantu ni kure. Baza bahetse, kera nta modoka zabagaho, baza bahetse, ariko baza bakurikira umugabo bita Yesu wagarutse. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo reka nkubwire ibyo Yesu yasubitse aje kubisubukura ku buzima bwawe. Haleluya. Ndumva Mwuka w'Imana ambwira yuko ibyo Yesu yasubitse ku buzima bwawe aje kubisubukura. Imana ntago yanga icyaha, ntago yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Ijambo ry'Imana ryambwiye. Imana iragukunda, niyo mpamvu Yesu yamutanze ku bwawe. Iyo Yesu yasubitse ibintu, abantu bagufataho ijambo, ariko yabisubukuye, n'abantu batakwibukaga barakwibuka. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uko yakijije iki kirema, niko Yesu agiye kukugirira neza. Ngo akimara kubona barambitse hasi ingobyi, aravuga ngo urakize, ubabariwe ibyaha byawe. Ntabwo ukize uburema gusa, ahubwo ukize n'indwara y'umutima, ukize indwara y'ibyaha. Urababariwe, haguruka ugende wakirema we. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndumva Umwuka w'Imana akijije abantu b'Imana. Haleluya. Imana ihumugisha iyi cano. Ndumva Umwuka w'Imana, hari abantu Imana ikijije kubwira ijambo ry'Imana. Ndumva hari ugukira, ndumva hari ukubohoka ko mu buryo bwo mu mwuka. Hari abantu babaye mu byaha ariko batabishaka. Reka mbabwire, wowe ukimara kumvira ijambo ry'Imana ugaca bugufi, nk'uko aba bagabo baciye bugufi bagacisha bugufi iki kirema, ndagira nkubwire ngo ugaca bugufi, nawe hari ibintu Yesu agiye gukorera, kandi abantu bagiye gutangazwa nawe. Hari inkuru igiye kwamamara. Imana yigeze kuntabara, iransubiza
abantu bose baravuga ngo mureke tujye kureba ya Mana ya Apophie, niko nitwa. Abantu barabazanya ngaje numva amatelefoni amamagara ngo tuje kureba ya Mana yawe, tuje kureba ya Mana yawe, tuje kureba ya Mana yawe muri quartier, kubera ko hari ukuntu bari banzi, hari nuko babonye Imana ingirira neza. Iyi Imana igusubije, abantu bose batanya ngo mureka tujye kwa runaka. Hari abantu bagiye kuvuga ngo ya Mana ya runaka. Imana igiye kugusubiza ku musozi utuyeho, abantu babwirane amakuru, batangana amakuru. Haleluya. Kubera ko Yesu yasubukuye gahunda yo kugutabara ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Abakuvuyeho bagiye kugarukira. Abantu bajya batuvaho kubera ibihe turimo, abantu bakakuvaho, abantu bakakureka kubera ubukene, kubera warutunze ugakena. Abantu bakakuvaho kubera wabashakiraga akazi, kubera ko utakibashakira akazi, ubwo bushobozi utakibufite. Abantu bakakuvaho kubera ko wacitse intege. Ariko reka mbabwire, Yesu ndamukunda cyane kandi nzahora mukunda. Ngo yasize inamba ngo 99 ngo ajya gushaka intama imwe yazimiye. Reka nkubwire, Yesu agiye kukugirira neza ukimara guca bugufiya. Hari ibintu Yesu agarutse gukora mu muryango wawe. Nicyo gitumye Imana ihagurutsa abantu nkatwe mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo imbohe zibohorwe. Imana ishimwe cyane. Yesu aragarutse. Yesu agarutse ku bana bawe. Yesu agarutse ku rugo rwawe. Yesu agarutse ku mibereho yawe. Haleluya, haleluya. Yesu yagarutse ku buzima bwanjye. Mbona Imana ikora, mbona Imana inyambika. Tugiye nambara, nshobora kwambara umwenda w'100,000. Nigeze kwa uhamya, tabwira ngo nigeze gukorera Imana ndushye, ntagira icyo kurya, ntagira icyo kwambara, nkora umurimo w'Imana bingoye. Hari agahe rero Yesu asa nkaho akuretseho, nawe data yarabimukoze. Imana yigeze kubimukora, aravuga ngo data niki kikundekesheje, ariko imugarukaho. Imana igitugarukaho. Yesu ajya tugarukaho akakwambika. Abantu bakavuga ngo, hari igihe kimwe nigeze gucamo, abantu baravuga ngo Imana yaramuretse, oya yaramutaye. Uzi Yesu hari igihe ajya kwihorera, ukaba mu kigeragezo ukakibamo, umva ukaba umunambe. Abantu bakavuga bati reka reka, uriya ari mu byaha, yabaye nk'abandi bose. Yesu yaramuretse. Imana iransanga irambwira ngo, baravuga ngo mwana wanjye narakuretse, ariko sinakuretse. Reka mbabwire, Yesu ajya agaruka ku buzima bwacu, akakugirira neza, akerekana ko yagutoranije, akerekana ko yagusize amavuta, akerekana ko yakuremye, ngo yakuremye mu ishusho ye. Imana ijya kukurema yakuremye mu ishusho yayo. Niyo mpamvu iguhozaho ijisho, niyo mpamvu ihora ikwitayeho, niyo mpamvu ihora igutekerezaho, niyo mpamvu igaruka ku buzima bwawe, niyo mpamvu izikakugirira neza. Abantu babishaka batanabishaka, Yesu agarutse ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu yangarutseho, uko yangarutse aranyambika, uko yangarutseho arangaburira, kagasura mu mbonana ni Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
hari igihe nagiraga amavuta yo kwisiga, hari igihe niyitagaho kubera yuko nta bushobozi, narirabuye, narabibabwiye mu buhamya bwanjye. Kambabwire, ndibuka nigeze kubona Imana ingarukaho mu gihe kimwe. Nkunda gutanga ubuhamya bwanjye ndetse n'urubyaro rwanjye cyane. Ubuhamya nigeze kububwira abantu baratangara. Nigeze kubura icyerekezo cy'ubuzima kandi nkorera Imana. Nari nkeneye amafaranga, nari mfite ibintu byinshi cyane byo kuyakoresha, nari nshonje, nari nambaye ubusa, nari ndi mu bukode. Imana yanyujije cyane mu kigeragezo cyane cy'ubukode cyane. Njya ku murimo w'Imana, ariko ndayibwira ngo Uwiteka, kubera iki ubyemeye ibi bikaba bibayeho? Naya uyabure. Ndagenda ngeze mu nzira, umugabo ntazi arahagarara mu modoka ifite amafime yirabura. Ikintu abashe kubona, yari afite amafaranga iruhande rwe. Nari mvuye mu rugo nabwo mbabaye. Iyo mbabaye mbigaragariza Imana, niyo nishimye ndabiyereka. Ariko mva mu rugo hari ijambo natuye ry'uko nkeneye amafaranga kandi runaka. Tujye tubwiza Imana ukuri. Tubwiza Imana ukuri. Bwira Imana ukuri. Uyishakane umwete, uyishakane kwizera, kandi uyibwize ukuri. Mere nk'iki kirema, uharagata ahantu hose, nuyiburira hamwe ujya ahandi, ubwiza Imana ukuri. Mugabo arahagarara, arandembuza. Ntabwo nari muzi. Ngiye kubona mbona akoze mu modoka iruhande rwe, akuramo amafaranga arampereza. Haleluya. Yesu yarangarutseho, arampereza. Ntabwo yaranzi, ampereza amafaranga ahuye na cya kibazo nari mfite. Imana ishimwe. Yesu angarukaho. Mbibwira abantu ku murimo, babwira imirimo y'Imana, babwira igitangaza Imana inkoreye. Reka nkubwire, Yesu arakugarukaho nawe uyu munsi. Ukimara kumva ijambo ry'Imana, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari imvune ufite, Imana igiye kunga ikagukiza. Hari uburwayi ufite, Yesu agiye kubugukiza. Hari ubukene ufite, Yesu agiye kubugukiza. Hari ubushomeri urimo, Yesu agiye kubugukiza. Nje kukubwira ngo Yesu agiye kukugirira neza. Uko yakijije kino kirema, nawe nikagiye kugukiza. Ayo niyo mavuta magazemo. Kandi aragukiza mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi aravuga ngo kuko umwami Imana azanabara, ngo nice gituma ntamwara, ngo mu maso yanjye hagakomera. Haleluya. Ngo hakamera nk'urutare. Ndagira ngo ugire kwizera kandi ushaka n'Imana umwete. Je nkunda kubwiriza abantu, nkababwira mu buryo bagomba gushakamo Imana, kandi Imana ukayishakana umwete. Ukamera nk'abagabo bane, nubwo ubona ko Imana yagutaye, ariko Uwiteka yongeye kugaruka ku buzima bwawe. Uko yagarutse hano hantu i Kaperinawumu, atangira kubabwiriza ubutumwa bwiza, ngo bimenyekana ko ari muri iyo nzu. Ngo abantu benshi baraza. Muri abo abantu benshi baje, hajemo n'ikirema cyari gihetswe n'abantu bane. Ngo barasakambura. Uko usakambura ushaka Imana, uburyo ushakamo Imana, nibwo buryo Imana ibuze kukwerekamo. Haleluya. Uburyo uri buze kwizera, ngo kwizera kwawe kuragukijije. Imana ishimwe cyane. Ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ikiza mu buryo bwose bw'umubiri
ndetse no mu buryo bwo mu mwuka. Imana ikugirire neza wowe ukurikiranye izi nyigisho. Iri vugabutumwa niryo kugukiza, niryo kukubohora, niryo guhindura ubuzima bwawe. Imana intumye mu gihe nk'iki ngiki, impagurukije mu gihe nk'iki, hagurukije iri tangazamakuru mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo imitima ya benshi iboshwe, ibohorwe, akarengane urimo ugasohorwemo n'ubwoko bw'Imana, ugasohorwemo n'ubuhanuzi bw'abakozi b'Imana. Imana iracyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Haleluya. Imana ngo isanga Eliya munsi y'igiti cy'umuratemo. Elisa ngo yarazi ko abahanuzi bose bashize, ngo ashaka kwiyahura, ngo munsi y'iki giti ngo havagamo amarira yacu ngo yaricaga. Yarazi ko abahanuzi bose babishe babamaze. Haleluya. Ariko umwuka w'Imana, Imana irazira mbwira ngo hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Yewe yawe. Haleluya. Elisa ngimwoherereza igikona. Hari igikona Imana igiye kohereza ku buzima bwawe. Haleluya. Imana yohereje ibikona ku buzima bw'ubwoko bw'Imana. Hari ubutabazi Imana yohereje ku buzima bw'abana b'Imana. Hari uburengezi Imana itanze ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku bana bawe, mu kazi kawe. Humura. Wari uzi ko wirukanwe ku kazi, ariko Uwiteka kongera iminsi yo gukora ako kazi. Gusa gakorane umwete kandi ugakorane gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Imana ije kugukiza mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri. Nicyo kitubesheje hano. Kandi Imana ihagurukije abakozi bayo, hagurukije ubwoko bw'Imana butari bwapfukamira Bayali, butarajya gucisha, butariyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kugira ngo abantu b'Imana babohoke. Izere Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ubone impinduka z'ubuzima bwawe. Mwizere gusa nk'uko aba bantu bizeye Yesu bakabona igitangaza cy'Imana. Mwizere gusa, ndakwinginze mwizere. Haleluya. Turi hafi yo gutaha, ariko nubwo turi hafi yo gutaha, Yesu agiye kubanza asubiza ubwoko bwe. Yesu agiye kubanza ashire wagaye ku butabazi. Yesu ubugingo yeze n'umubiri yeze. Mana ishimwe cyane. Yesu umubiri yeze n'umutima, Yesu ubugingo, kuko icyamuzanye n'ubugingo nicyo cyatumye amagurutse aranuranye n'umwana mutoya. Imana ishimwe cyane. Yesu aragukeneye. Gira kwizera, wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ayo niyo mavuta Imana iduhagurukijemo yo kubwira abantu bafite imvune zo mu mitima, bambaye ubwirabure, yuko Yesu azanye umucyo ku buzima bwabo, ku bugingo bwabo. Muramurikiwe. Imana ibaha umugisha. Ubwoko bw'Imana nimumwizera muzabona ibyo yabasezeranije. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo ni igihe gitoya ngo intambara igashira. Ni igihe gito, ni igihe giti intambara igashira, ni igihe gito murabuga cyawa. Haleluya. Ngo noneho nkarambika umusaya wanjye mu rubavu rw'uwo mucunguzi. Imana ishimwe cyane. Ni igihe gitoya ibyo urimo gucamo bikarangira, bigashyirwaho iherezo. Kimara kumva rino jambo, hari impinduka igiye kuba ku buzima bwawe. Ndumva impinduka ku bwoko bw'Imana, ndumva imirimo y'Imana. Reka mbabwire ngo wagira kwizera nk'akabuto ka sinapi, wabwira umusozi ukigirayo, ugatengukira imbere yawe. Numara kumva rino jambo ukagira kwizera, hari umusozi ugiye gutenguka imbere yawe. Haleluya. Umusozi w'uburwayi, umusozi wo kwangwa, umusozi w'ubupfubyi. Nababwiye mu buhamya natanze
ngo twavutse turi abana 10 ariko dusigara turi 2. ubwo so bupfubye dusigarana na mama. Ntabwo byari byoroshye, byose ni ubuhamya bw'umuntu. Rero Imana niyo igitanga ababyeyi. Kigali nayibayemo nta mubyeyi, na data, na mama, ariko Imana iragenda ima ababyeyi, imereza ba dadi, imereza ba mami, imereza bakuru banjye, imereza basaza banjye, imereza umuryango, rikambabwire humura, agahinda kose ufite Yesu azakakumara. Uburwayi urwaye Imana irabugukiza. Yesu amanukiye kubugukiza. Wizerere mu ijambo ry'Imana, hari ukubohoka, hari impinduka. Haleluya, hari igitangazo ugiye kwakira. Kandi uyu mwaka turimo hari igitangaza abana b'Imana bagiye kubona. Hari impinduka, nubwo ibikomeye bihari, nubwo intambara uzibona, witinya, wicogora, wicika intege. Hari impinduka ku buzima bw'abantu bizeye Kristo. Hari ubumuga, hari uburema, Yesu aje kugukiza. Mana ishimwe cyane. Ubwo nibwo buhanuzi nkuzaniye, kandi bushyigikiwe n'umwuka w'Imana. Ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yesaya 64. Nyobowe n'umwuka w'Imana, ntabwo niyoboye. Mana ishimwe cyane. Mana itugirire neza. Wowe uneze amatwi, wowe ukurikiranye ijambo ry'Imana, ufite byinshi bikugoye, ufite byinshi bikuremereye, ariko sinaza gusoza iri jambo nasomye. Ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuwe ibice byaho 22. Dusome ku murongo waho wa 12. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Mana ishimwe cyane. Ntabwo nshobora gusoza iyi nyigisho yo gutabarwa n'Imana nakubwiye ko Kristo agiye kuza, kandi aje vuba, kandi azanye ingororano yo kugira ngo agororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ibindimo gukora Yesu azabingororera. Nimbikora mbikunze Yesu azabingororera. Ibyo ukora, imirimo ukorera muri iyi si, Yesu azayikugororera. Imana itugirire neza kandi iduhane umugisha. Ndagusaba ngo ukiri mu isi gerageza ukore imirimo myiza yabihanye. Ntacyo uzamuburana, ntacyo uzaburana Uwiteka uko byagenda kose. Nje ndi umuhamya wo kubihamya, nta kintu namuburanye Yesu, kandi n'ibindi aracyabikora. Hari umunsi umwe nzongera kugaruka kuri iyi cano nkabaha ubuhamya bwaho nasubikiriye ubundi nigeze kubaha kuri iyi cano, nkababwira imirimo y'Imana, nkababwira uburyo Yesu amfasha. Abantu b'Imana ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure kandi mukomere, mukore imirimo myiza y'abakiranutsi. Nta mvune nimwe Yesu atazigera gukiza, nta mvune nimwe ufite. Nkunda umukozi w'Imana bita Theo, yaravuze Muvugabutumwa cyane rwose, ngo nta hantu habi Imana itagukura, ngo ndetse n'ahantu heza Imana itabasha kukugeza. Nta hantu habi habaho Imana itabasha kugukura, nshuti yanjye. Nta n'ahantu heza habaho Uwiteka atabasha kukugeza. Mbabara ukora imirimo myiza. Ndimo mbwiriza, hari abantu bari mu bapfumu, ntabwo iyo mirimo Imana yishimiye. Nababwiye ngo nge ngira impano kandi nkajya n'impano z'amayerekwa. Hari abantu bari mu mbaraga z'abapfumu, nta kintu zishobora kuzabagezaho. Gerageza uve mu mbaraga z'umwijima,
wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, arakuruhura kandi ugerageze gukora imirimo myiza, azakugororera kuko agiye kugaruka. Nagaruka azasange uri mu mwanya ukwiriye wamwizeye. Imana itugirire neza. Ngiye kubasengera. Wowe wumvishe rino jambo, nasizwe amavuta yo kugira ngo meshe umugisha ubwoko bw'Imana, amavuta yo kugira ngo abantu babohoke, abantu bakire, abantu babone igitangaza cy'Imana, abantu bakire mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri, abantu bakorera Imana ariko banishimye no mu by'ubuzima. Bamenyesha iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ntabwo wakiranuka ngo Imana ikureke, ngo nawe wayikoreye kandi ngo yikorere amaboko. Haleluya. Ngo cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize. Amina. Ngo abana b'Uwiteka bacu bazigishwa n'Uwiteka. Wabuze minerivali, uratekereza uko abana baziga, uratekereza uko bazabaho, urareba iby'isi bikagutera ubwoba. Korera Imana, ibindi biharire Yesu, arabyikorera gusa. Umaze igihe kinini mu bitaro, sihashika, urarwaye indwara yanze gukira, uri mu rugo byaranze, urwaye kanseri, diyabete n'izindi ndwara zitandukanye byaranze. Yesu arabikiza. Ni sida, Yesu arayikiza. Yesu arakiza. Yesu arakiza. Wakijije uyu mugore wari umaze igihe kinini ngo ari mugongo namuciyemo muri makeya, akora ku nshundura za Yesu, arakira gusa kubera kwizera. Iki kirema baje bahetse bakinyuza hejuru y'ibati. Yesu areba kwizera gusa, arakira, amukiza indwara y'ibyaha ndetse amukiza n'indwara yararwaye y'umubiri. Yesu arakiza, Yesu araruhura, Yesu abohora za karande. Hari igihe umunsi umwe wenda nzaza kubabwira ukuntu Yesu akiza za karande. Mana igeze kunsanga anganiriza kuri karande. Yesu abohora karande. Abantu benshi barwaye indwara za karande, ibyaha bya karande, ugashaka kuva mu cyaha ariko icyaha kikanga, akwese aragikiza. Indwara y'ibibazo bya karande, ubukene bwa karande, Yesu arabukiza. Ibyo byose ni ibintu tubifiteho ubuhamya. Yesu arabikiza ibyo byose. Mwizere uyu munsi. Haleluya. Hari imizi Yesu aje kurandura muri wowe yakurembeje. Imizi y'ibyaha, imizi y'ibibazo, imizi y'ibigeragezo, imizi y'igisuzuguriro, Yesu aje kuyirandura muri wowe. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Kadusenge, reka mbasengere, imbaraga z'Imana zibagereho, amavuta yo gukiza. Yesu agaruke ku buzima bwanyu. Twasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu aragaruka. Haleluya, haleluya. Yesu agaruke ku buzima bwawe. Yesu agaruke mu bucuruzi bwawe. Yesu agaruke mu bana bawe. Yesu agaruke mu bashuri yawe. Yesu agaruke mu bupfubyi bwawe. Yesu agaruke mu byo ukora. Yesu agaruke mu ntekerezo zawe. Yesu agaruke mu rusengero, akugaruke usure mu nzu y'Imana. Haleluya. Reka dusenge. Ngire Yesu akugarukeho, ugira agaciro. Yesu yagarutse muri iyi nzu, ngo iyi nzu igira agaciro. Abantu bayibagiye barayibuka. Amina. Yesu akugarukeho, wongere kugira agaciro. Amina. Data Nyiringabo, Mana nsenga, Kristo nizeye, ufite imbaraga. Wowe wamamagaye, wowe ujya undwanirira ku manywa na nijoro. Ndaguhamagaye, garuka ku bantu bawe. Ngo hahise iminsi uragaruka. Hari iminsi yari ihise udahari ku bwoko bwawe, ariko ndasenze ngo buri muntu wese wumvishe ijambo ryawe umugarukeho.
Haleluya. Mugarukeho, garuka ku bantu bawe, garuka ku bantu basubiye inyuma, garuka ku bantu barwaye, garuka ku barwayi bari hirya no hino mu bitaro, garuka ku barwayi abarwariye mu rugo, abo ibitaro byasezereye, garuka ku barwayi b'indwara z'imitima, mwami Yesu, abarwaye indwara z'ibyaha ubakize, ubabohore, ubahoze imbaraga zawe mu izina ryawe Yesu. Imbaraga z'umwuka wera ziri muri njyewe zigendagende ku bwoko bwawe. Mana, kiza ubwoko bwawe, bakize babohore, ubwirabure bwari buri muri bo bubaveho, igisuzuguriro cy'ibyaha kibaveho, igisuzuguro cy'uburwayi kibaveho, igisuzuguro cy'ubukene kibaveho. Garuka ku gihugu cyacu, garuka mu Rwanda, garuka muri iyi si, garuka ku biremwa byawe. Haleluya. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Haleluya. Mana, ndumva imirindi yo gutabarwa ku bwoko bwawe, ndumva uhindura ubuzima bw'ibiremwa byawe. Mana ishimwe, ndabona weza itorero ryawe Mana. Mana ishimwe cyane, ndabona weza itorero ryawe Mana, ndabona ugirira neza, ndabona ubabarira abantu ibicumuro bakoze, ndabona weza ubwoko bwawe, ndabona ubagarura mu murimo abantu babuze ibyiringiro, ndabona ubasubiza mu ibyiringiro. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye Mana Kristo, ndagushimiye kongeye kweza imitima y'ubwoko bwawe. Guhaye icyubahiro, urakoze kiri jambo rihembuye imitima ya benshi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Amen.